Mwese abankurikira nk'ibisanzwe nitwa Benimana Emmanuel, ibuka gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Menya Byinshi Bitandukanye. Iryo zina byo byonyine rye tuma tukanda subscribe. Uyu munsi rero turacyari muri bwa busobanuro bw'amazina. Uyu munsi izina tugiye kuganiraho ni Serafe. Izina Serafe abantu twaba Serafe turabasuhuje cyane. Abantu twaba Serafe turabasuje cyane rwose. Imana ibamugisha kwa mwakanze subscribe n'ibyingenzi kugira ngo ujye ubona n'ibindi biganiro biba kuri YouTube channel yacu. Mbese Serafe bisobanura iki? Reka twumve Serafe amutega amatwi. Serafe rero ni izina ryiza cyane rikunda guhabwa abana b'abakobwa cyangwa abahungu. Serafe risobanura abamarayika b'ikirenga bari hafi y'Imana. Icyo Serafe abamarayika b'ikirenga. Serafe nyine umva ko ari umuntu w'umumarayika. Isobanura umumarayika cyangwa Serafine, bose nijyo umva Serafe na Serafine ni bimwe. Isobanura abamarayika b'ikirenga. Serafe cyangwa igasobanura uwera ukunda Imana. Ushaka gusobanura gutyo cyangwa umuriro w'urukundo n'ubwera. Ubundi uwera Serafe abamarayika begera Imana cyangwa uwera ufite umutima ukeye n'imyitwarire myiza. Ubwo busobanuro bw'izina Serafe. Cyangwa umuriro w'urukundo n'ubwera. Uwera ukunda Imana. Ibyo bintu niyo mazina nibwo busobanuro bw'izina Serafe. Uwera nyine cyangwa abamarayika begereye Imana cyangwa umuriro w'urukundo n'ubwera. Baserafe ari ikintu cyiza cyane, ni ibintu byera nyine. Abenshi ba Serafe usanga bagira impuhwe n'urukundo ku bandi. Ni abantu bagira impuhwe. Icya kabiri, kuba bagira impuhwe n'urukundo ku bandi si cyo cyonyine. Icya kabiri, bagira ishyaka n'umurava mu byo bakora. Ba Serafe bagira ishyaka n'umurava mu byo bakora. Ikindi ba Serafe uzasanga bakunda amahoro n'ubwiyunge. Ni ibintu bine ngo bifate. Ndetse wowe utabigira. Bagira impuhwe n'urukundo ku bandi, icyo ni icya mbere. Bagira ishyaka n'umurava mu byo bakora. Kabiri, usanga bakunda amahoro n'ubwiyunge. Gatatu, batekereza kandi bakagira umutima utuje. Nuvuga ngo baratekereza cyane kandi bakagira umutima utuje. Ni abantu baba bacecetse, ntago bavuga byinshi, usanga batekereza cyane kandi ukabona umutima wabo uratuje, ntago baba bafite imihangayiko myinshi. Ni ibyo bintu bine. Ba Serafe rero ba Serafine mukomeze kugira umunsi mwiza. Ariko ibi bintu bine nabikuranga rwose niwe Serafe nyawo wuzuye. Agira impuhwe n'urukundo, agira ishyaka n'umurava mu byo akora, usanga agira amahoro n'ubwiyunge iyo mwakosezanyije rwose bashaka kwiyunga nawe, kandi atekereza cyane mu byo akora, usanga abatuje. Ni umuntu ubutuje naho yicaye ubona akatuje. Ba Serafe mukomeze kugira umunsi mwiza. Imana yabakunda kandi izina ryanyu ni ryiza nk'uko rivuga uwera uwegereye Imana. Mukomeze kugira umunsi mwiza.